ubundi kurya inyama byabuza umuntu kuzajya mu ijuru kugira ngo ugere kuri padiri ahubwo kugira ngo kubabarire kugira ibyaha ngo yego abarinzi ba mbere tuvuge uyu ni umuryango wa mbere kugira kuhagera kugira ngo bakwemere kujya ku muryango wa kabiri mukabanza mukaryamana aba bantu bose ari ku muryango abo bantu bose ugashaka mukaryamana umuntu wese yego umuryango bakakwemerera wajya ku muryango wa kabiri naho ukaryamana nabo ku muryango wa gatatu kugira ngo ugere kuri padiri nabo ukaryamana nabo urumva ko ni ahantu hatatu wagomba gukora icyo cyaha cyo gusambana nabo kugira ngo bakwemerere kugira ngo uhagere kandi utwaye n'amafaranga cyane cyane igitsina gore bo baboroherezaga igihe bemeraga kuryamana n'abantu bari barinze ayo marembo kugira ngo bagere kuri padiri wagera no kuri padiri hari igihe byabaga ngombwa mukaryamana kugira ngo kubabarire kandi ngira ngo abapadiri nyine ntabwo bemerewe gushaka cyangwa se bafite umubiri nabo ni abantu nkatwe kuko ntabwo Imana ibarabakuyemo umutima wo gutekereza kuko niyo wumva n'ubugome bakora ntabwo bashobora kukwemera ngo ube umubikira cyangwa ube umupadiri batagupimye ngo barebe ko ubyara bagomba kubanza bagupima bakareba ko bizabyara kubyara kuko hari igihe baravuga ngo nuza ubwo bushobozi baba bafite gupima ko umuntu yabyara cyangwa atabyara kuko urumva ko ni ugupima bafata abagabo bafata ntuza ama hormone ashinzwe kubyara bakayapima iyo bayapimye bakabona ko utazabyara baravuga ati n'ubundi nta mpuhwe wazagira bakagusubizayo uri ingumba mu yandi magambo umuntu w'ingumba ntabwo bamwemera n'abakobwa ni uko bafata izo hormone zishinzwe kubyara bakazipima bamara kuzipima iyo basanze ufite amahormone yawe agaragaza ko uzabyara bahita bakwemera ukaba umubikira bivuze ngo uzagira impuhwe uzagira impuhwe abana uzarira batarabaho wabyaye nyine kwa kundi ubona ko ababikira n'abapadiri yego noneho icyo gihe rero urumva ko kaga abakobwa bahoraga nabo n'abagore ariko abagabo batangaga amafaranga irembo rya mbere ugatanga amafaranga irya kabiri ugatanga amafaranga irya gatatu ugatanga amafaranga wagera imbere ya padiri ukamupfukamira ukamuramya akakubabara akagukora mu gahanga ati ibyaha byawe urabibariwe gusa nicyo yakubwiraga ugasubirayo ubwo ngo imbabazi urazibonye z'ibyaha wakoze byashize iby'uwo munsi n'igihe kizaza rero ako kaga Martin Luther yarabibonye ko nawe yarabikoze no gusaba intebe ya penetensiya ageze nyuma aravuga ati aka kaga ntabwo ari ibyo Bibiliya ntabwo iri kitubwira amaze gusoma rero nibwo yashyize amahame 95 abuzanya ibijyanye n'inyigisho zipfuye za Roma nuko ashyiraho amahame 95 agendanye na Bibiliya avuga ko umuntu atsindishizwa n'ubuntu bwo kwizera atari imirimo si yituma umuntu atsindishirizwa ahubwo kwizera ukizera Imana data wa twese no gusoma ibyanditswe byera nibyo bituma umuntu agera ku Mana ntabwo ari imirimo Kiliziya rero nibwo yahagurutse iramurwanya muri uko kumurwanya harimo abantu benshi bagiye bapfa babaziza guhamya Imana ariko Martin Luther Imana yaramurinze ikamurinda igihe kirekire igihe baje kumufata baje kumwica Imana ikamuhungisha mu misozi y'igihugu yaratuye muri zo wumva ngo zapiyemo mu Budage n'ahandi agahunga yahunga Imana ikamugarura baragiye nyine baramubuze nuko Imana irabarinda niho abaprotestanti bavukiye rero cyangwa se bahakanye inyigisho z'Iroma bahaguruka bahakana izo nyigisho z'Iroma cyangwa se bazirwanya ahubwo bemera inyigisho ziboneka muri Bibiliya nibwo rero abaprotestanti bavutse mu cya 517 bivuze ko 2017 baramaze imyaka 500 bavutse akaga kavutse rero wenda ndabivugaho gatoya ariko ndi kugira ngo ngire kuri rya torero ryacu ry'Abadventiste umunsi wa karindwi bigeze mu 1800 muri icyo 1500 habaye akarengane mu Burayi abo mwumva ngo mu Budage mu Bufaransa mu Bwongereza n'ahandi haba akarengane abantu barahunga iyi Amerika tunatuyemo cyangwa se turimo uyu munsi wa none abantu bayituye benshi n'abantu bavuye mu Burayi cyangwa se muri Europe bahunza akarengane aba bantu benshi mubona batuye aha ngaha batarabirabura abenshi bafite inkomoko mu Burayi cyangwa se muri Europe bahunza akarengane abangaba tubasanga mu gika cyangwa se muri itorero rya Sarudi ni Tuatira itorero rya Tuatira mu itorero rya Tuatira nkuko tubisanga mu ntambara ikomeye tuhasanga umugabo mujye mwumva ngo Wesley Charles Wesley uyu mugabo yari mu Methodiste
niwe washinze itorero ry'abametodiste. Yavuye mu Bwongereza aje kureba abadage bimukiye bahungiye hano muri Amerika. Impamvu bajya bakunda kwita ngo ni isi nshya, mu gifaransa bita ngo ni nouveau monde, nuko cyangwa se mu byahisho bavuga ngo ni inyamaswa yavuye mu gitaka, nuko Amerika ari wo mugabane watuwe bwa nyuma. Burya Afurika, Uburayi, Aziya n'ahandi hatuwe mbere, Amerika isigara ntabwo ari izwi. Noneho aba bantu bahuye n'akarengane mu Burayi nibo baje nibo bayivumbuye baza gutura hehe, baza gutura muri Amerika kubwo guhunga akarengane kare bakorerwaga. Baraza bageze hano muri Amerika, bageze hano abanyuma bageze hano mu 1755. Noneho Imana yagabanije imyaka 43 y'akarengane, ntabwo byageze mu 1798, ahubwo byageze mu 1755. Aba Protestant rero nibo dukomoka Abadiventisti b'umunsi wa karindwi. Imana imaze guhagurutsa uyu mugabo navuzeho nakomojeho William Miller, abantu bari mu matorero atandukanye nk'Ababatista, Abaprotestant, Abametodiste, Abapresbyterienne, abo bita Interconnection Church iri hano muri Amerika, niho Ellen White anakomoka. Ababyeyi be yaje guhinduka ahindukira mu Methodiste, yumvisha ubutumwa bwiza bw'Abadventiste cyangwa se bwa William Miller buvuga ko Yesu Kristo agiye kugaruka, ari hafi kugaruka. Nawe yahise yemera ubutumwa bw'Abadventiste. Icyo gihe ntabwo bari barakitwa Abadventiste, bitwaga abategereje kugaruka kwa Kristo. Abo bantu bari bategereje kugaruka kwa Kristo rero bavugaga yuko Kristo ari hafi agiye kugaruka. William Miller rero mu gihe yigishaga ntiyabwiye abantu ngo bave mu matorero yabo, ahubwo abenshi bumvisha ubwo butumwa bwa William Miller, bamwe batangiye kuva mu matorero yabo bagenda bihuza bakora itsinda. Iryo tsinda naryo ryaje kuvukamo Abadiventiste b'umunsi wa karindwi. Urumva ko Abadiventiste bavuka nabo ku mahame ya Giprotestani, ariko hari ihame ry'isabato Imana yaje kubongereramo Abaprotestant batagira. Abo bakomeje gufata ya mico ya Kiliziya, kuko nibo bakomoka kuri Kiliziya, ariko bakomeza kugira ya mico gusenga ku cyumweru. Isabato barayirengagiza, ariko andi mahame yo gutsindishizwa n'umuntu kubwo kwizera barayigisha, ariko bageze ku isabato barinangira, bakomeza kuguma ku cyumweru. Urumva ko banze gutandukana na Kiliziya, nubwo bavuga ko bahakanye inyigisho za Kiliziya Gatolika, ariko n'ubundi urumva ko barafatanije. Nuko rero itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi Imana irikura muri aya matorero atandukanye. Ni amatorero agera kuri 3. Irya mbere ni Abametodiste, irya kabiri ni Abapresbyterienne, irya gatatu ni Ababatista. Abo bantu bagera kuri 3 cyangwa se amatorero 3 havuyemo abantu benshi, nibo bakoze itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi. Mu 1863 itorero ry'Abadiventiste rihabwa ubuzima gatozi, rihabwa icyangombwa, ryemerwa nk'itorero rivukiye muri Amerika, nuko rihabwa ubuzima gatozi. Nguko itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi ryaje, Imana irikuye muri aya matorero atandukanye, irikuye muri za Kiliziya, abantu bavuye muri Kiliziya Gatolika benshi, abandi bavuye muri aba Protestant bakomotse ku bwa Martin Luther na ba Wesley na ba Wycliffe. Imana yemera ko ikora itsinda cyangwa ishyiraho itsinda ry'Abadiventiste bategereje kugaruka kwa Kristo kwa kabiri, kandi batangiranye n'igihe cy'urubanza. Murakoze. Aho ngaho nagize ikibazo, noneho itorero rya Gatolika niryo ryabanjije ku yandi matorero. Yego, niryo rikurikirana n'iry'intumwa. Niyo mpamvu Catholique bisobanuye universal, gikwira hose. Nuvuga ngo ryo ryakwiriye hose, niryo ryaje rigira ikirenge muri ry'intumwa. Yego, ryaje rikurikirana n'iry'intumwa. Ariko rizana inyigisho zabo zipfuye, zidahamanya na Bibiliya cyangwa se zidahamanya n'ibyo intumwa zigishaga. Yego. Okay. Hari ikibazo abantu bakunda kwibaza, hari ukuntu usanga cyane Abadive, yego, dukunda kwibanda cyane ku nyigisho za Ellen G. White kurusha uko twakagombye gusoma Bibiliya yera ngo tuyisobanukirwe, ahubwo tukibanda cyane ku buhanuzi. Ese byakabaye ngombwa ko Abadiventiste bibanda ku bya Ellen G. White cyane kuruta Bibiliya yera? Urakoze. Ntabwo itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi twibanda ku nyandiko za Ellen White, kuko mbere ya byose Bibiliya niyo ya mbere. Niyo mpamvu umushakazi w'Imana Ellen White yaranditse aravuga ngo Bibiliya ni umucyo mukuru, inyandiko zanjye nanditse ni umucyo muto. Kubera ko abantu bari baranze gusoma Bibiliya mu gihe cyari na Ellen White cyangwa se muri aya matorero navuze itorero ry'Abadiventiste rikomokamo, ntibasomaga Bibiliya. Ahubwo babaga hari abantu bo kuvuga ngo bari mu mwuka gusa, agasoma umurongo umwe cyangwa ugasanga Bibiliya ni umurongo umwe babasomeye, akumva ko kuguma kuri uwo murongo ngo bihagije. Ariko wa muco wa Kiliziya Gatolika wo kubuza abantu gusoma Bibiliya, n'Abaprotestant nabo bafite umuco wo kudasoma Bibiliya.
noneho kuri uko kudasoma bibiliya biza kugira no muri aba bantu baje kwemera umucyo wa kidivantiste nabo baza badasoma bibiliya nk'uko bakagombye kuyisoma. Noneho nibwo Ellen G. White Imana yamuhagurukije, si nawe Imana yahagurukije bwa mbere, yahagurukije umugabo w'umuprotestanti witwaga William Foy. Uyu William Foy yari umubatista, ariko aza avuye mu babatista, yari umupasitori mu babatista, aza yiyunga kuri itorero ry'abadivantiste bari bari kubwiriza ubutumwa bwo kugaruka kwa kabiri kwa Kristo. Uyu William Foy Imana imuhereza ubutumwa bwo guhishurirwa. Ageze nyuma arabyanga, abyanze Imana igiye kwitegereza, yitegereza abantu bose bari bategereje kugaruka kwa Kristo muri icyo gihe, ibona Ellen White ari we wenyine witeguye kwakira kunyuzwa mu iyerekwa Imana, iyerekwa Imana izajya itambutsa. Ellen White wenyine niwe Imana yabonye ko yiteguye. Uwo mugabo William Foy arabyanga, abyanze n'igihamya ni uko yahamagaye Ellen White aramubwira ati, Ellen White, Imana yampaye ububasha bwo kugira ngo mnyibere umuyoboro, ndabyanga, none wowe Imana yagutoranije uzakorera Imana. Uwo munsi akibivuga uko nguko yahise asubira mu babatista, ahita atandukana n'itorero ry'abadivantiste. N'abari ntabwo ryari ryakabaye itorero ry'abadivantiste, ahubwo abari bategereje kugaruka kwa kabiri kwa Kristo, ahita atandukana naryo byiteka. Yagiye ubwo ntiyongeye kugaruka. Ellen White rero we yemera kwakira aya mayerekwa. Aya mayerekwa murabizi ko Ellen White ntiyigeze yiga, yagarukiye mu gatatu primaire cyangwa se mu gatatu w'amashuri abanza. Nabwo kubw'impanuka umwana w'inshuti ye bari bagiye ku ishuri amutera ibuye rikubita no mu gahanga ririnjira, umwana yikubita hasi amara igihe kirekire arwaye, birangira adashoboye kujya ku ishuri. Mwibaze rero uyu mujakazi w'Imana, Imana yamuhaye ububasha bwo kugira ngo ahabwe amayerekwa. Ya mayerekwa niyo uyu munsi wa none dusanga, cyangwa se itorero ry'abadivantiste b'umunsi wa karindwi ryizera, ariko ntabwo ryizera ayo mayerekwa cyangwa se ibyo bitabo Ellen White yanditse kurusha Bibiliya. Bibiliya ni umucyo mukuru, niwe utuyobora, ariko impamvu ibi bitabo bya Ellen White byaje, cyangwa se mu ndimi z'amahanga ni Spirit of Prophecy, impamvu Imana yemeye ko bijyaho ni uko abantu bari baranze Bibiliya. Noneho Ellen White batangira, cyangwa se mu gihe cya Ellen White batangira bandika udupapuro duto turimo amasomo kugira ngo dukurure abantu kwinjira ku gusoma Bibiliya. Noneho agapapuro ni ikinyamakuru cyitwa Present Truth, ni ikiboneka mu itorero ry'abadivantiste b'umunsi wa karindwi. Niyo nyandiko ya mbere, cyangwa se n'iryo capiro rya mbere itorero ry'abadivantiste b'umunsi wa karindwi batangiye bandika kugira ngo bakurure abantu, cyangwa se barehereza abantu kwiga Bibiliya no kuyisoma. Noneho uko baguherezaga agatract gatoya kariho amasomo, niko wagiraga amatsiko yo kujya gusoma Bibiliya. Noneho wasanga isomo baryanditse kuri ako gapapuro, ugahita uvuga ati ese koko muri Bibiliya niko byanditse? Umuntu agahita agira amatsiko yo kujya kureba muri Bibiliya. Yajya muri Bibiliya agasanga koko niki ni ukuri. Bageze nyuma baravuga ati abantu burya ni iki? Abantu bashobora kuba ari abantu b'ukuri kandi bari kuvuga ibyo kuri. Abantu nuko bagiye babayoboka. Noneho muri uko kubayoboka, iri torero rero nibwo nuko ryatangiye kugenda ryaguka riza kugera no muri uyu munsi wa none nyine ryitwa itorero ry'abadivantiste wa karindwi. Ariko iri torero nuko ryatangiye abo bantu batandukanye nimo muri aya matorero atandukanye ya giprotestant asenga ku cyumweru, ni muri itorero ry'abadivantiste wa karindwi ryaturutse. Noneho uwo mucyo Ellen White yahawe guhabwa aya mayerekwa niyo yagiye akurura abantu. Ellen White arandika aravuga ngo uyu mucyo ni umucyo muto, ibi bitabo byanjye ntimukabyizere kurusha Bibiliya, ahubwo uyu mucyo muto uzabageza kuri Bibiliya. Niyo mpamvu niyo dusomye nk'igitabo, tuvuga urugero intambara ikomeye, hari igihe ushobora gusoma intambara ikomeye ugasanga amasomo ari mu ntambara ikomeye n'ubundi ari muri Bibiliya. Noneho iyo bisomye mu ntambara ikomeye uhita n'ubundi ni amasomo uza gusanga muri Bibiliya, bigatuma umuntu ajya muri Bibiliya ayikunze kubera ko wa mucyo mutoya watumye umurikirwa n'umucyo mukuru, cyangwa se umucyo munini ari wo Bibiliya. Rero abadivantiste b'umunsi wa karindwi ntabwo bizera ibya Ellen White nk'ihame, cyangwa se nkaho ari wo mucyo mukuru, ahubwo bizera Bibiliya uko yandikishijwe n'Imana, ndetse iyandikishije biciye mu bagaragu bayo. Twemera Bibiliya, ntabwo twemera ibyo bitabo, biradufasha, ariko Bibiliya niwo mucyo mukuru, niwo utuyobora. Icyo kibazo bakunze kukibazaho cyane, kubera ko usanga cyane iyo turi kwiga nk'uko saa turi kwigisha, ugasanga cyane bibanze ku byo Ellen G. White yavuze. Rero ugasanga abantu bari kwibaza, ese kubera iki nyine mukunda kwibanda kuri iryo jambo rya Ellen G. White? Yego, ntabwo rero icyo kibazo nari nkibajije kugira ngo abantu babashe gusobanukirwa, nkeka ko basobanukiwe. Yego.
ikindi kibazo nagize aho ngaho uri kuvuga ibya Ellen G White n'amayerekwa nyine kwa kundi Imana yamusanze yagize ubu ngubu birashoboka ko Imana ishobora kuza nyine ikiyereka umuntu akagira inzozi mu bijyanye n'ivy'Imana. Ese ubu ngubu biracyabaho biracyashoboka cyangwa byari mu cyagiye cyakira cya Ellen G White? Yego urakoze. Amayerekwa kiriya gihe cya Ellen White, impamvu Imana yemeye ko mu gihe cya Ellen White haba amayerekwa nk'ariya nuko Imana yari gushyiraho ibimenyetso bya nyuma simusiga, kuko yari igiye gushyiraho itorero Imana izanyuzamo umuyoboro, itorero rizaba umuyoboro wayo cyangwa se ni umuyoboro w'Imana izacishamo ibyayo. Niyo mpamvu aya mayerekwa yarangiye muri kiriya gihe, kuko nta bindi dutegereje bizabaho nyuma. Ahubwo ibintu byose Imana yabicishe muri Ellen White, byose biva bikagera Imana yabicishe muri Ellen White, ndetse bicisha no mu ijambo ryayo, ko Ellen White mu iyerekwa yagiraga iyerekwa rishingiye ku byanditswe byera. Niyo mpamvu usanga harimo muri Bibiliya ibyo avuga mu bitabo bye biri hano muri Bibiliya, ariko Bibiliya yose ntabwo yabashije kuyivuga yose ngo ayisoze, ko n'ubundi iracyavuga n'ibindi byinshi, ariko ibyinshi umucyo mwinshi Ellen White awukura muri Bibiliya. Niba uyu munsi none avuga iby'intambara iri hagati y'icyiza n'ikibi, ni intambara iri hagati ya Kristo nande na Satani. Niba Ellen White avuga ibyo kwambara, dukwiriye kwambara tukikwiza, ibi nabyo tubisanga muri Bibiliya. Paulo yarabivuze ajyandikira Timoteyo, aramubwira ati Timoteyo uzacyahe uzahugure, abantu bakwiriye kwitwara gutya, abantu bakwiriye kwambara muri ubu buryo, ntibakambara ibintu byo kugira ngo binezeze. Ibyo byose urumva ko Ellen White Imana ibimuha bwari buryo kugira ngo abantu bagaruke ku isoko cyangwa se kumwimerere ariyo Bibiliya. Rero Ellen White mu gihe cye amayereko yose yararangiye, ko nta bindi byasigaye nyuma ye. Byose amayereko yose cyangwa se ibintu byose byose biri kubaho kuri iyi si, byose Imana yabicishe muri Ellen White, nta kindi rero gisigaye. Niyo mpamvu kwerekwa k'uyu munsi wa none nta kundi kwerekwa kundi guhari, ahubwo kwerekwa guhari uyu munsi wa none gushobora kuboneka cyangwa se kurimo kuboneka, ni igihe Imana ikujyana mu byanditswe byera, rya jambo ikujyanyemo rigatsinda umutima wawe, reka kwemeza ko uri umunyabyaha ukihana. Iryo ni yerekwa risigaye, ni ryo ryonyine risigaye, kuko n'ibitabo bya Ellen White ushobora no kubisoma nabwo ntugire iryo yerekwa cyangwa se ntubisobanukirwe. Ariko igihe uyobowe n'umwuka w'Imana ugasoma ibyanditswe byera ariyo Bibiliya, n'ubundi iryo ni ryo yerekwa, niryo ririho, kuko Imana ivuganira natwe biciye mu ijambo ryayo. Nta kindi Imana yasize inyuma, ko byose yarabivuze bitubisanga hehe muri Bibiliya. Niyo mpamvu Imana yemeye ko iyerekwa rirangira mu gihe cya Ellen White. Uyu munsi wa none tukaba turi gukoresha Bibiliya, kuko nta kintu Imana itavuze kitari muri Bibiliya. Aho ngaho birasobanutse. Yego. Hari ikibazo abantu benshi bakunda kwibaza cy'imirire cyo ku nyama, kijyanye n'inyama. Abantu bakunda kwibaza akavuga se ubundi kurya inyama byabuza umuntu kuzajya mu ijuru, kubera ko wenda arya inyama, kubera ko Imana itubwira ko imibiri yacu ari insengero z'Uwiteka, tugomba kurinda n'ibyo dushiramo nyine tukirinda. None se bivuze ngo wa muntu urya inyama nyine ibyo byazamuza kujya mu ijuru? Yego urakoze. Ibi ni ibibazo byiza cyane, kandi ku muntu ushaka kuzabona ubugingo buhoraho ibibazo yabyibaza, cyangwa se ku muntu ufite inzara n'inyota byo gukiranuka, ibibazo turabyibaza twese. Ndaza guhera mu mateka y'umwuzure, isi ya mbere irimburwa n'amazi. Igihe Nowa yari mu nkuge, nta byo kurya nta bimera yari afite. Niyo mpamvu Imana yajyanye mu nkuge ijyanamo inyamaswa zizira n'izitazira, kuko icyo gihe nta byo kurya yari afite. Imana yamujyaniyemo inyamaswa yagombaga kurya muri icyo gihe. Rero muri ibyo ngibyo hari ibyo Imana yavuze bizira n'ibitazira, harimo inka, harimo ihene, harimo intama, ngo ibifite inzara zatuye n'ibifite hari n'ibyari bifite inzara inyamaswa zatuje inzara ariko zidafite imigeri, zifite imigeri igabanije. Mu yandi magambo icyo bashaka kuvuga ni nk'ingurube. Ingurube ni ikizira, iratuye ariko ni ikizira. Iyo ntago yagombaga kuribwa, yo yari yararemewe gukuraho umwanda igihe abantu, kuko nta bwiherero bari bafite. Ingurube nicyo yari yararemewe kugira ngo ijye ukuraho umwanda mu gihe abantu bagiye mu bwiherero. None ingurube niyo yari ishinzwe gukora, mbese niyo yari ishinzwe gukora amasuku muri mu nkuge. Noneho izindi nyamaswa zisigaye, ihene, intama, mu biguruka inkoko, inkware, mu nyamaswa ndende harimo inka
ndetse n'imbogo nazo zirimo izo nyamaswa n'amafumberi y'amahene yo mu ishyamba. Izi zararibwaga mu gihe cya Nowa kuko nta bimera byari biho, kuko amazi yari yarimbuye ibimera byose biva bikagera. Noneho bavuye mu nkuge, icyo gihe n'ubundi bageze ku butaka, abasanga imyaka yose yararangiye. Noneho muri uko kurangira Imana bategeka ko bagomba kurya inyama, nta handi kuko urabisanga mu Itangira igice cya 8 niho kurya inyama byahereye. Naho ngaho byahereye, ntabwo bigeze barya inyama kundi, ahubwo baziriye bavuye mu nkuge, kubera ko nta byo kurya bindi bari bafite, nta bijumba, nta birayi, ntaki bari bafite, ahubwo icyo gihe bari bafite amatungo gusa. Imana yemera ko Nowa n'umuryango we bari bavuye mu nkuge barya inyama kubw'ingaruka z'icyaha cyangwa se kubw'ingaruka z'umwuzure, bahera ubwo barya inyama. Ariko nitujya mu Itangira igice cya 1, ntabwo Imana yigeze ibaremera kurya inyama, ahubwo ku murongo wa 26 igice cya 1 cy'Itangiriro, Imana iravuga iti tureme umuntu agira ishusho yacu ase natwe, batwara amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'amatungo n'isi yose n'igikururuka hasi cyose. Imana irema umuntu ngo agire ishusho yayo, afite ishusho y'Imana niko yamuremye, umugabo n'umugore niko yabaremye. Imana ibaha umugisha, irababwira iti mwororoke mugwire mwuzure isi, mwimenyereze ibirimo, mutware amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'ibintu byose bifite ubugingo bigenza ku isi. Kandi Imana irababwira iti dore mbahaye ibimera, ngira itegeko Imana yashyizeho, dore mbahaye ibimera byose byera imbuto biri mu isi yose, n'igiti cyose gifite imbuto zirimo utubuto twacyo bizaba ibyo kurya byanyu. Hari ahantu Imana ivuze inyama? Ntaho. Bivuze ngo uyu munsi wa none abantu bafite ikibazo cyo kurya inyama bakaba babigiraho ikibazo, nuko akenshi nuko baba biyobagiza. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo bariyobagiza, kandi umuntu yiyobagiza koko ku bintu asanzwe azi cyangwa se ku bintu yarazi. Imana yaturemeye ibiti, ariko icyaha kimaze gutuma isi irimbuka, umwuzure umaze kurimbura ibimera, byabaye ngombwa ari Imana ihereza Nowa n'umuryango we inyama barazirya. Nyuma yaho rero ibimera byongeye kumera, cyangwa se Imana yongeye kugarura ibimera ku isi, cyangwa se ubutaka bumaze kumeza ibindi bimera, Imana yahise itanga itegeko ry'uko inyama zitagomba kugenza gute kutaribwa. Nuko byagenze. Noneho nitujya mu Balewi, urasanga ko Abalewi igihe batambaga ibitambo bo bemererwaga kurya inyama, kuko barazemerewe kuzirya. Igihe batambaga intama, inka, ihene, izo nyama baraziryaga Abalewi, ko nta wundi mugabane bari bafite, bo bari batunzwe n'ibitambo, babaga mu nzu y'Imana gusa. Byarangiye rero izi nyama barakomeza, yego bakomeje kuzirya, ariko mu by'ukuri Bibiliya ntaho itubwira ko kurya inyama ari icyaha. So ntabwo ari icyaha, ntabwo ari icyaha, ariko ibitabo bya Ellen White, reka nkoreshe iri jambo wenda abantu bazihangane be kuzabyumva nabi, ibitabo bya Ellen White bigira amahane kurusha Bibiliya. Impamvu navuga ngo bigira amahane nuko byo hari ibintu bitubuza Bibiliya itigeze yandika. Ariko Bibiliya mu by'ukuri ahangaha mu Itangira tugaragaje ko nta nyama yigeze irema. Ese mugane ko nyine muri Bibiliya itabivuga, kubera ko Ellen G. White akabivuga. Yego. Kubera ko tugomba kurikiza Ellen G. White yavuze, kandi Bibiliya itabitubwiye. Ellen G. White ntabwo yagiye kure ya Bibiliya, kuko Bibiliya hano ubwayo mu Itangira igice cya 1 umurongo wa 26 kugeza kwa 30, Imana yatubwiye ko tugomba kugeza kwa 29 ko tuzarya imbuto. Nibyo byari bidutunze. Hari aho yavuze Ellen G. White ngo nimba dushaka kurya inyama tuziteke amasaha nimba 6 12. No si kigeno uzaburi inyama n'ubundi. Izo nyama rero burya icyo gihe uramutse ufashe inyama ukaziteka guhera saa 12 mu gitondo kugeza saa 12 z'umugoroba, zaba zabaye inyama cyangwa zaba zabaye isombe, cyangwa ziba zabaye isombe, ariko still abari inyama wari burya ntabwo ziba zifite imbaraga n'ubukana bw'inyama zitetswe amasaha 2 cyangwa isaha 1. Ntabwo biba bihuye, ko ziba zahindutse. Ndabyumva. Uvuga ngo imbaraga cyangwa se ubukana bwari burimo, izo nyama ziba zamaze gupfa, nta kindi. Mbese nuvuga ngo ni nko kurya ibyatsi, reka mbivuge gutya. Ibyatsi byo bifite umumaro kuko bifitemo za vitamine nyinshi. Yego. Rero niyo mpamvu Ellen White impamvu yavuze ko inyama dukwiye kuzirinda cyane mu gihe cy'imperuka, nuko amatungo muri iyi minsi asigaye aterwa imiti nk'abantu.
zigakingirwa. Noneho ngo uko gukingirwa bigenda bituma zigira indwara nyinshi. Izo ndwara mu gihe turi izo nyama tutazitetse mu buryo bukwiriye ugasanga turazanduye. Nk'igituntu, abantu benshi bakunze kurya inyama z'ingurube barwara igituntu. Abantu benshi bakunze kurya inyama z'inyamaswa bateye imiti, iyo uziriye iyo miti itaravamo ushobora kurwara indwara iyo nyamaswa yari yarwaye. Ariyo mpamvu uyu munsi ujya wumva ngo hari indwara ngo y'uducurama, ngo ibicurane by'uducurama, ngo ibicurane by'ibiguruka. Wenda ku ruhande rumwe bishobora kuba ari ibicurane byakozwe muri za laboratoire, ariko mu by'ukuri hari inyamaswa, hari igihe nk'inyamaswa zirwara indwara runaka ugasanga iyo ndwara abantu abaziriye barayanduye kandi bakanapfa. Nawe rero inama yatanze iravuze ngo byaba byiza twirinze kuzirya cyane kugira ngo izo ndwara twe kubigira akamenyero ngo izo nyama dukunde kuzikoresha, kuko hari igihe dushobora kuzikoresha cyane ugasanga duhuye n'ako kaga ko kurwara izo ndwara, kandi kurwara iyo ndwara tubizi neza ko twazikuye mu nyama, cyangwa se ko izo nyama zishobora kutwanduza. Imbere y'Imana ni icyaha. Ubarwa nk'umuntu wishe, mbese uri umunyabyaha nk'abandi bose. Nubwo waba uri umukristo, Imana yari ikuzi nk'umukristo, ariko ukiteza ingaruka biciye mu kurya za nyama zanduye, icyo gihe uba ukoze icyaha. Uba urimbuye ubugingo bwawe, urimbuye urusengero rw'Imana. Ellen White rero yaje gutanga itegeko, cyangwa se ntabwo ari itegeko, ahubwo yaje gutanga inama mu gitabo cyitwa inama ku mirire, inama zigirwa itorero umuzingo wa 2 ku cyiciro kivuga kurya inyama cyangwa se ibijyanye n'inyama n'urusenda n'ikawa n'ibindi. Yandika avuga ko inyama si byiza ko ibyo kurya byacu twimenyereza gutegura ibyo kurya biriho inyama, ahubwo twimenyereza kurya ibimera. Hari ibimera byinshi bifite intungamubiri kurusha inyama. Urugero, soya ikubye inshuro 10, harimo proteine inshuro 10 kurenza inyama izo arizo zose. Urumva ko soya ubwayo niba ikubye inshuro 10 inyama, bivuze ngo soya urumva ifite umumaro kurenza inyama. Ellen White agasoza avuga ngo hari igitabo cyitwa ibyaduka byo mu minsi y'imperuka, akagingo ka 330 karavuga ngo abantu bimenyereza ku meza yabo kurya bimenyereza ko ibisorori byabo babyuzuza inyama, uko bariye bakarya inyama, ngo aba bantu nibakomeza kugenda bimenyereza kurya inyama, ngo umwuka w'Imana ntazagenda nabo kundi. Mu yandi magambo, impamvu inyama ziba ikibazo ni uko uziriye kwa kundi itungo baryishe urupfu n'agashinyaguro, ripfa rifite umujinya mwinshi, bwa burakari na ya mijinya na bwa bugome ryapfanye bwinjiye mu bugingo. Mu bugingo ni mu maraso. Noneho kurya za nyama nawe wa mujinya n'ubugome n'ukuntu bayisha urupfu n'agashinyaguro, wa mujinya n'ubugome nawe urabugira. Niyo mpamvu usanga abantu bakunze kurya inyama cyane batajya bagira impuhwe. Abantu bica amatungo nabo batajya bagira impuhwe. Nujya muri Yesaya igice cya 62, Imana yaravuze ngo umuntu wica inka ahwanye n'uwica umuntu. Bivuze ngo niba wisha inka Imana iguhanyiriza n'umuntu wagenza gute wabasha kumwica. Niyo mpamvu umuntu ukunda kubaga kenshi uhora ureba mu maraso ntabwo ajya agira ikinya cyo kuba yakwica umuntu. Yumva ko uko ari kwica umuntu ni nka kwa kundi yica inka cyangwa yica ihene cyangwa yica inkoko. Niyo mpamvu Ellen White yatanze iyo nama yo kuvuga ngo niba ushaka kugendana n'Umwuka Wera, irinde kurya inyama cyane, kuko izo nyama ziba zahuye, iryo tungo rero ryahuye n'akaga baryicanye urupfu n'agashinyaguro, noneho wa mujinya ryapfanye ukarya ya nyama, wa mujinya ukagukukiramo. Ugukukiyemo rero niho usanga umwana mu rugo abaye ikihebe, niho usanga umugabo abaye umugome mu rugo, niho usanga umugore abaye mubi mu rugo, ugasanga mu muryango nta mahoro. N'izo nyama nazo zibigiramo uruhare. Ibyiza rero ni uko inyama kutazirya byaba byiza, iyo wenda ku muntu zananiye yazirya gake bishoboka, ariko azirikana neza yuko uko tugenda turushaho kuzirya cyane, umwuka w'Imana ntabwo tuzagendana na mwuka w'Imana. Ibyo ni ibyanditswe byera, ni umucyo Imana yashyizeho biciye mu mwuka w'ubuhanuzi, kugira ngo turushaho gusobanukirwa, tugaruke ku mwimerere w'uko Imana yaremye imbuto. Murakoze cyane. Ibyo byangara ku kibazo cy'urusenda. Yego. Ese urusenda rugize ingaruka ku mubiri yacu, cyangwa se urusenda rujyanye hehe no kwizera Imana cyangwa se mu myizere y'abakristo? Yego. Ni ibibazo bikomeye cyane, ariko ni ibibazo byiza. Muri Bibiliya nta hantu handitswe urusenda, ariko Ellen White yabivuzeho. Impamvu Bibiliya tuyifite ari incamake.
turamutse dufashe Bibiliya nk'uko Imana yayandikisha cyangwa se ibyayo byose yiza kubivuga ikabishyira muri Bibiliya, ntabwo twaba tubona aho tuyitwara. Imana yazanye mu ncamake Bibiliya kugira ngo tuzasobanukirwe nayo muri ibi bikeya dufite, twakwita ngo ni bike ariko si bike, kuko nabyo n'ibirimo twananiwe kubyubahiriza, ahubwo ibyo bindi Imana yagiye yandikisha umushakazi wayo byari byo kugira ngo dusobanukirwe Bibiliya kurushaho. Urusenda kururya si icyaha, ahubwo ikibazo urusenda rutera, iyo ururiye rutuma umubiri, ubushyuhe bw'umubiri bwiyongera, temperature y'umubiri ihinduka, ubushyuhe bukava kuri 36 bukaba bwagera kuri 40 cyangwa se bukagera kuri 38 bitewe n'ingano y'urusenda uriye. Rero uko ubushyuhe bw'umubiri bwiyongera, nkamwe muri kwiga ibijyanye n'ubuvuzi cyangwa se n'ikiganga, murabizi neza ko iyo uriye ibintu by'amastimula menshi yageze mu mubiri ahita ahindura hormone, hari ukuntu zihita zihinduka zikava kuri eta normal cyangwa se normal time zigahita ziba abnormal. Iyo zibaye abnormal nuvuga ngo icyo gihe niho usanga umuntu yagize imihindagurikire y'umubiri, ugasanga umubiri we wagize uduheri, ugasanga umubiri we hari ibintu wabaye allergic kuri icyo kintu bitewe n'uko wenda gishobora kuba cyabaye cyinshi cyangwa se byabaye byinshi mu mubiri, no ugasanga uko bibaye byinshi mu mubiri cyangwa se byagize icyo bikangura ku mubiri w'umuntu, ugasanga biri guteza akaga. Urugero, umuntu uriye urusenda, cyane cyane nk'umusore uriye urusenda ari kumwe n'umukobwa bicaranye, uko rwa rusenda rugenda rwongera ubushyuhe, ubu bushyuhe buragenda bukagera kuri hormone zibyara. Uko izo hormone zigenda ziri gushyuha cyane, reka mbivuge muri ubu buryo, bituma uyu muntu umubiri wose uhita ukanguka, wakanguka agahita yifuza gusambana. Anariho ashobora no gufata uwo mukobwa bari kumwe cyangwa se uwo musore akamufata ku ngufu. Niyo mpamvu urusenda ruba ikibazo, n'ubundi rudateje izo ngaruka urusenda nta cyaha, ariko ikibazo gihari ni uko urwo rusenda uko rugenda rwongera ubushyuhe mu mubiri niko ibitekerezo bigenda, urumva ko niko ibitekerezo bigenda nabyo bihinduka. Muri uko guhinduka rero umuntu akaba yakora ikintu kibi atabigambiriye. Urusenda rukangura iruba ni irari mu muntu. Niyo mpamvu ubundi abantu bakunda kurya urusenda akenshi bakunda gusambana.